mbere yuko dusenga waba uhari nk'umuntu utarakira Kristo n'umwami n'umukiza kubera ko ntibishoboka ibyo ukora byose Kristo utaramwakira ntacyo bimarira Imana. Iyo umuntu akora ibintu atarakira Kristo mu buzima bwe ntabwo Imana ibibizi kubera ko umuntu yarapfuye umunsi Adamu yakoraga cyaha yahise apfa umuntu imbere y'Imana. Rero wowe urakora imirimo y'abapfuse imirimo y'abapfi baranywa n'iy'abazima. Yesu aravuga ngo ijuru ni ry'abantu bazima. None wowe urakora imirimo y'abapfu ukabwira ngo Imana ngo nukuri ndakora niba utarakira Kristo n'umwami n'umukiza imirimo yose wakoze reka nkubwize ukuri nta kimaze. Banza wakire Kristo wongera utangire yose yapfuye ubusa ngo uca intege. Yakuvuga ngo n'amafaranga yanjye natanze sha warayatanze ariko ntiwayatanga muri Kristo Yesu. Kristo niwe ntwari niwe bwiso konyine.